Ibi bintu ni ingenzi ukeneye kubyumva ukabishyira mu mutwe, hakagira ibyo wikura mu mutwe, hakagira ibyo umenya, hakagira n'ibyo ugomba kuba wasobanukirwa. Abantu benshi batangira bizinesi ariko bikarangira bahombye. Uyu munsi tugiye kuba rero twareka showbiz gatoya, tugiye kuba twavuga ku bijyanye n'amafaranga no kubaka bizinesi ishobora kuba yaguteza imbere, aho kugumya ube uri mu bukene cyangwa se ukaba utarimo gutera imbere. Rero ngiye kuba nakubwira ibintu ugomba kubanza ukisiba mu mutwe kugira ngo ubashe kuba watera imbere, ukabona ayo mafaranga, ukabona ubumenyi bw'ibanze kuri bizinesi ushobora kuba ugiye gutangira. Ndagira ngo rero dufatanye iyi video tugeze ku musozo kugira ngo umenye ibyo bintu uko ari 10 ngiye kuba nakubwira. Hari abantu benshi batangira bizinesi bafite amafaranga make, ariko nyuma yaho ugasanga nibo bagize ku ntsinzi, ugasanga nibo bagize kure, nibo babonye amafaranga, nibo bakize cyane. Ariko hari n'abatangira bafite amafaranga menshi ariko ugasanga bizinesi zabo zirimo ziragenda zihomba buhoro buhoro batazi ikibitera, igahita ipfa vuba nta gihe runaka imaze. Ugasanga umuntu wenda atangiriye ku gishoro cya miliyoni ebyiri, ugasanga mu mezi atatu nta nubwo ushobora kuba wamubaza n'ibihumbi 200 abe yabikwereka, bitewe n'uko mu bintu yagiyemo nta nosiyo yari afitemo, cyangwa se ibintu ngiye kuba nakubwira wasanga nabyo atarabizi. Impamvu rero ntabwo aba ari amafaranga gusa, akenshi ikibazo kiba kiri ku mitekerereze ye n'imyitwarire ye, cyangwa se ibintu umuntu aba atekereza mbere yo gutangira urwo rugendo rwo kuba yakubaka bizinesi kugira ngo ibashe yakura, ikaba kugira ngo ibanze kugira igere kure hashoboka. Niyo mpamvu rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ugomba kubanza kwisibamo kugira ngo bizagufashe muri bizinesi yawe mu gihe uzaba ukeneye kugira ngo uyizamure, uzaba ufiteho nosiyo. Niba ushaka rero utangira bizinesi, ushaka kugira ngo dutangire bizinesi ikure, iyi video uyirebe uyigeze ku musozo. Icya 10 ndabizi neza ko kiraza kugutungura, benshi ntago mubizi, ariko ndabizi ko hari byinshi bigiye kuba byabatungura. So reka rero turebere hamwe ibyo bintu by'ingenzi bishobora kuba bizinesi yawe ishobora kuba yakura. So nguhaye ikaze hano kuri UD Empire. Niba ari ubwa mbere uhageze, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Turabakunda cyane. Ikintu cya mbere rero tugomba kubanza kurebera hamwe, kwanga gutangira ufite amafaranga make cyangwa se ufite ibintu bike. Abantu benshi batekereza ibintu byose ngo ngiye nzatangira mfite igishoro cy'ibihumbi runaka, cyangwa se nimba namaze kubona ibintu byose mfite. Ugasanga mbese bashaka gutangira bari perfect mbere yo gutangira, bakibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Nzatangira amafaranga menshi, ntago ayo mfite nshobora kuba nayatangiza. Nzatangiza wenda mu mishinga ushobora kuba uri gupuraninga, uzatangira ufite laptop cyangwa se ufite telefone ihenze, kandi ubwo byibuze ufite telefone gatoya ko gashobora kuba kabikora. Ugasanga ubaye sponsor ku byo bintu, ukumva ushaka gutekereza, ukumva ngo nzategereza ofisi, nzabanza mbone sponsor. Ariko ukuri nuko bizinesi nyinshi zikomeye zatangiriye hasi cyane, zigenda zikura gahoro gahoro, zigenda ziyongera. Wenda nk'urugero naguha, wenda tuvuge wenda usigaye ucuruza nk'imyenda, ufite abantu benshi bakurikira kuri WhatsApp, ishize ikintu kuri WhatsApp kiramenyekana. Hariho nk'umuntu watangiye acuruza imyenda kuri WhatsApp, afite wenda amafaranga make gusa, ariko nyuma y'amezi make akaba afite boutique, cyangwa se iyo abantu bagiye babona ibyo bicuruzwa byawe, bagenda bakubaza ahantu ushobora kuba wabiguriye, hanyuma nawe ukabasha kuba wabibagezaho. Ibyo byose rero nibyo ushobora kubanza ugatekereza mbere yuko utangira bizinesi. Tangira ku cyo ufite, bizinesi ikura uko ugenda ukomeza gukora gake gake, niko bizinesi igenda izamuka. Ingingo ya kabiri rero, bishobora kwikura mu mutwe kugira ngo bibashe kuba byazakugirira akamaro muri bizinesi urimo ukubaka. Ukunda guhita ucika intege.
Abantu benshi bacika intege ari uko bagitangira cyangwa se baba bakimara kugwa mu gihombo, ugasanga wumvishe agahita bivamo nta gihe kirekire arabimaramo. Bizinesi ntabwo ihita yinjiza amafaranga ako kanya, hoya hari igihe ushobora kumara ukwezi nta mafaranga ubonaho cyangwa ubona inyungu irimo iragenda gake, ugatangira abantu bakanga kukugurira wenda cyangwa se ugahomba gatoya ukumva ko ushaka ko uhita ubivamo. Abantu benshi bahita bavuga bati iyi bizinesi natangiye wasanga atari iyanjye, naje mu mwuga utari uwanjye, ugasanga urimo wowe ubwawe urishinja amakosa kandi rimwe na rimwe nta n'uruhare ushobora kuba wabigizemo. Nyamara abakomeye nibo batsinze kurusha abihanganye. Iyo wihanganye, kwihangana bitera kunesha, ugomba kugumya ukihangana. Umuntu ushobora gutangira bizinesi runaka akabasha kwihangana, usanga ari we ushobora kuba yagera kure nyuma y'igihe runaka. Kwihangana rero ni kimwe mu bintu bikomeye bizinesi kugira ngo ikure cyangwa se bizinesi iba ikeneye. Niba hari ikintu ushobora kuba waracitsemo intege ariko ushaka kukigerageze, wicika intege, ahubwo ugenda ugerageza gahoro gahoro, uko ugenda ubikora bizagenda biza, ntabwo byahita biziraho. Ingingo rero ya gatatu navuze ngo reka tuganire gukoresha amafaranga yose ubonye. Ugasanga wenda hari ahantu ubonye ibihumbi ijana ukanyuze ubitsensura. Iyo umuntu abonye inyungu ya mbere yaratangiye bizinesi, yibwira ko yabaye umukire bitewe na bizinesi washoye. Rimwe na rimwe ushobora gushinga bizinesi ukabona umunsi umwe ubonye ibihumbi 300 cyangwa se na 500, agahita aguramo telefone, agahita asohoka mu birori bikomeye, cyangwa agatangira kugenda yiyemera ngo yabaye nawe umuherwe. Nyamara bizinesi iba ikeneye kongerwa uko ukora igikorwa runaka, ahubwo bikeya ubonye uba ugomba kugira ute, guhita ubyinjiza muri bizinesi yawe. Amafaranga rero kugira ngo ukore bizinesi yawe hari ibyo ugomba kuba wakwigomwa. Wenda hano ndifashishije nk'urugero, niba wenda uhembwa nk'ibihumbi 100 muri bizinesi yose, wahembwa ayo mafaranga uko yaba angana, ukuramo ayo kurya, hari ayo ushyira muri sitoke, hari ayo ukuramo n'ayo kwamamaza cyangwa se gukemura ibibazo bya bizinesi igihe ubona hari ikiri guhomba. Rero nyamara rero isomo dushobora kuba wakuramo, tandukanya amafaranga ya bizinesi urimo urashora, utandukanye n'ayo ugomba kuba wakonsoma mu bihe bigiye bitandukanye, n'ay'inyungu ubashe kuba wayashyira ku ruhande kubw'ubuzima bwawe. Ingingo ya 4 rero, gutinya kuvuga bizinesi yawe. Hari abantu benshi bakora bizinesi bakanga kuyivuga, cyangwa bari kubona wenda ari ntoya itaragera kure. Ibyo ngibyo birahari. Hariho n'abantu bafite bizinesi nziza ariko bakagira isoni zo kuba bayamamaza. Iyo bizinesi idafite marketing irapfa. Bizinesi itagira umuntu ushobora kuba wayamamariza nk'abantu bayimenye, abakiriya baze, ishobora kuba yagenda izima gake gake. Rero niba ushaka kugira ngo utere imbere, iki ngiki nacyo ni ingenzi, ugomba kucikuramo yuko nacyo gishobora kuba cyakugiraho ingaruka gukoresha amafaranga yose ubonye, ugasanga n'inyungu yose abantu hise uyijya. Bizinesi nayo ikoreshwa mu buzima bwawe buhoro buhoro. Reka twigire ku ngingo, tugiye ku ngingo ndakeka ni iya 5 tugiye kuba twarebera hamwe. Ingingo ya 5 rero, kumva bizinesi ko yakwihuta, kumva ko weho ubwawe ushobora kuba wakira vuba. Abantu benshi bibwira yuko kubona amafaranga cyangwa se gukira vuba ari bagashaka inzira zihuse, bagashaka inzira z'ubusamo, ugasanga bari kujya baragwa mu bibazo bigiye bikomeye bitewe ari bo babyiteye. Abantu benshi batangira bizinesi bafite rero icyo bita impatient, bashaka kugira ngo amafaranga yihuse, ngo bagure imodoka, ngo bagure amazu, bagure ibibanza, cyangwa se bakire vuba, bagere ku bukire vuba vuba mu mezi make. Bakabitegura kugira ngo mu gihe runaka nta gihe gishize bahita baba bakire. Kandi ibintu byose bitangira gake gake. Iyo bitinze rero bahita bacika intege, kumva ko bashobora guhita
wabivamo. Uku rero ni uko bizinesi nyinshi zikura gahoro gahoro ukabasha kuba wagera kure. Wenda tuvuge wenda ushobora kuba ucuruza resitora, ukaba ufite resitora nini pe, ubona uyu munsi ushobora kubona kuba yatangira ifite wenda amezi abiri gusa, ariko bizinesi iyo wubatse cyangwa se bizinesi wubatse gake, niyo haba ari urushoro rw'amafaranga make, bizinesi ni urugendo, ntabwo ari ikintu gihita kizira ako kanya ngo ya mezi abiri ugenda ushiraho utuntu n'utuntu duke duke bikarangira ugeze ku rundi rwego. Reka twigire ku ngingo ya gatandatu rero ku ngingo nabateguriye nanone gukurikira kuba utigira ku byo abandi bakora ngo uhakure isomo. Hari abantu batangira bizinesi kubera ko babonye abandi bayikuyemo amafaranga, barahari cyane abo ngabo murabazi. Uyu munsi bose bagurisha inkweto, bagurisha imyenda, ejo bose bagakora ibi, ejo bagakora ibi, ariko ugasanga wowe nta kintu uratangira n'urugero, cyangwa se bose ugasanga hari ahantu bigejeje. Ariko niba banze kureba nta ntusi ufite kuri iyo bizinesi, inama nakugira genda ukore bizinesi yawe urimo ufiteho ubumenyi, bizinesi yawe urimo urunguka, bizinesi yawe urimo urifashisha mu gukora ibintu bigiye bitandukanye. Genda ushake strategy, ushake intambwe nziza ushobora kuba wakuramo. Hitamo bizinesi ijyanye n'ubushobozi bwawe, nibyo ushobora gukora mu gihe kirekire. Bizinesi yindi izaramba, atari ukuza ngo haze inkubi y'umuyaga bafu, ugasanga bizinesi yawe ihise ibigenderamo. Tujye ku ngingo ya karindwi. Ingingo ya karindwi rero kutemera kwiga, icyo bita gushaka skills. Kutemera kwiga rero, hari abantu bumva ko gutangira bizinesi bihagije, nyamara nta ntusi bafite cyangwa se iyo bizinesi batarigeze bayiga. Uburyo bwo kwamamaza rero ugasanga ntabwo babizi, ugasanga buri kintu cyose barimo barahindagurika, nta kintu na kimwe babashingiyeho, ndetse n'abakiriya babo ugasanga ntabwo babona neza, ndetse ukabona hari ukuntu bahindutse. Rero niba udakomeza kwiga bizinesi yawe, uyigira umushinga runaka, isigara inyuma, ugasanga abandi benshi bagiye batera imbere. Abantu bize gukoresha, wenda ndavuga nk'urubyiruko muri iki gihe bakunda gukoresha izi mbuga nkoranyambaga, social media, TikTok, Instagram, nk'izi mbuga nkoranyambaga ushobora kuba wazamarizaho akagira ikintu ushobora kuba ubwawe wakwigezaho, kandi gishobora kuba cyakugirira akamaro. Kwiga rero, uko wiga niko bizinesi yawe igenda ikura gahoro gahoro, wowe ushobora kuba utabizi. Twagiye ku ngingo ya 8, kwiyemera cyane mbere yo gukora bizinesi cyangwa mbere yo gutangira. Hari abantu iyo bakimara kubona abakiriya bake bagahita biyumva cyane. Ibyo bintu bibaho, cyangwa se wabona ufite abakiriya ugatangira ukabijyaho, mugenda mubibona ahantu mugenda mugurira, bagatangira kugusuzugura, abandi ntibubahe abakiriya, kandi bakirengagiza ko abakiriya ari bo bashobora kuba babagize. Kudasuzugura message z'abantu rero, cyangwa se ibyo kutubaha abakiriya, bagenda bagucikaho buhoro buhoro. Abakiriya nibo bubaka bizinesi yawe, kububaha nibyo bya mbere bishobora kuba byakugirira akamaro mu gihe ugiye gutangira bizinesi. Ingingo ya 9 rero, ingingo ya 9, gutangira plan, kutagira plan. Kutagira plan, bizinesi idafite gahunda imeze nk'imodoka itagira direction. Ugomba kumenya icyo wowe ushaka, aho ushaka kugera. Ibyo ni ibintu ugomba kubanza watekerezaho. Uko bizinesi idafite plan, nta hantu ushobora kumenya. Ugomba kumenya icyo ugurisha, wabakugurira ukabamenya, ukamenya inyungu ushobora kuba wakuramo,
zigiye zitandukanye, mbese ibyo bintu ndi kugenda mvuga ukabanza ukabimedita mu buryo burambuye, ukabanza ukabyigaho. Niba rero ushaka kugurisha imyenda, ukabanza ukamenya iyo bigenda bite, abakiriya ukagenda nabo umenyana nabo kugira ngo bakwereke urukundo ya bizinesi yawe ibashe kuba yazamuka. Iyo ufite rero purane biroroha kuba wagera kure cyangwa se kuba wazamuka. Twigire ku ngingo ya 10 rero, anariyo ya nyuma, gutinya gukora. Abantu benshi batinya gutangira kubera ko atinya gutsindwa, akavuga ati nshobora kuba nahomba. Ariko nta muntu uba umuhanga, ariko nanone abakomeye bose bakoze amakosa mbere yo gutsinda. Hari nk'umuntu utangira bizinesi agahomba bwa mbere, ariko kubera isomo cyangwa se isano ugasanga arimo aramfata neza, cyangwa se ugasanga mbese igihe nanone yatangiye bizinesi, ba bantu afite impamvu yo kuba yatangira bizinesi aho gutangira nta cyerekezo afite. Niba ufite rero bizinesi, tangira nonaha kugira ngo ubashe kuba yagera kure, witinya gutangira. Tangira ukore kandi ubishyiremo imbaraga zawe, kuko nutinya gutangira nta hantu ushobora kuzagera. Uzagenda uhura n'ibibazo, uvuge ngo uzatangira ejo, na ya yandi wari warasevinze birangire uyafasheho, birangiye nta kintu ugezeho. Gutinya rero impression, gukoresha nabi amafaranga, gerageza amafaranga make ufite ube washobora kuba wayarinda mu bizinesi yawe ufite, kugira ngo ubashe kuba wakwitera imbere. So muri izi ngingo rero twagiye turavuga hano haraguru, cyangwa se zose twavuze, niba hari iyo wumva ishobora kuba yakugirira akamaro, hasi muri comment. Kandi niba wayibonye ugeza ku musozo, ni byiza. Reka dusubire mu zindi video zigiye zitandukanye hano kuri Impact TV. Turabakunda.